nabonaga bagenda gutya bambaye imyenda isutya ntazi ikintu nzi ngo wenda umuntu akoze ikosa bagiye kumufata ntaze ikindi bashinzwe. Ushimira by'umwihariko ubuyobozi bw'igihugu cyacu, turashimira ubuyobozi bw'akarere kacu ka Gicumbi, turanashimira n'ubuyobozi bwa Daso bwabashije kudufasha kuduha ibi bikoresho mu rwego rwo kwiteza imbere no kugira aho tuva naho twigeza. Ni muri urwo rwego rero ibi bikoresho tugiye gutangira, tuzatangira twiteza imbere, ubundi twakoreraga hanze tugenda dutera ibiraka hanze mu yandi masaro, ubu tugiye kujya twikorera. Abantu badaso narinzi ko ari urwego rushinzwe umutekano mu murenge no mu karere, ariko nago narinzi ko bagira ibikorwa runaka byo gufasha abantu. Ubu nibwo mbibonye, numvaga ko baba mu kazi bisanzwe, ariko nago narinzi ko bakora ibikorwa byiza nk'ibi byo gufasha abantu batishoboye. Nshimiye ubuyobozi bw'urwego rwa Daso mwantekerejeho ukumva ko ngomba kubona inka nanjye nkorora nkabona amata. Iyi nka numva izamfasha muri byinshi, nkabasha kubona amata kuko mfite umuryango, mfite abana bakabasha kwiga, numva bizangeza kure mu iterambere ry'umuryango wanjye. Nshimiye Repubulika y'igihugu yose n'abayobozi bayo bose n'urwego rwa Daso, barakoze barakagira Imana ntako batatugize. Iby'abandi ubu ndazibagaruza, ahasigaye norere izi ngizi bampaye. Urwego rwa Daso mu bikorwa byo gufasha urubyiruko rwari rwaracitse intege kubera ibibazo bitandukanye, ruha ibikoresho by'imyuga urubyiruko rwari rwarataye amashuri, ababyariye iwabo n'abavuye mu bigo ngororamuco bagarurwa mu nzira yo kwiyubaka binyuze mu kwiga imyuga. Mu muhango wabereye mu mirenge ya Byumba na Rushaki, urubyiruko rushyikirizwa ibikoresho birimo imashini zidoda, ibikoresho bitunganya ubwiza bw'umusatsi bya salon de coiffure, byose bigamije kubafasha gutangira urugendo rushya rw'ubuzima bwabo binyuze mu kwihangira imirimo. Nshimiye urwego rwa Daso, nshimiye ko badutekerejeho, abayobozi b'akarere ka Gicumbi ndetse n'u Rwanda rwacu ruri aho buri muturage wese akora ikintu cyiza yifuza. Nshimira n'ubuyobozi bwa Daso bwabashije kudufasha kuduha ibi bikoresho mu rwego rwo kwiteza imbere no kugira aho tuva naho twigeza. Urwego rwa Daso rero ni urwego dushimira cyane mu karere kacu ka Gicumbi, dufatanye umunsi kundi, uretse umutekano rwinjira no mu bikorwa bigamije kugira ngo umuturage tumube hafi, ndetse na gahunda duhabwa mu murongo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika igira iti dukurikirane umuturage uwo ari we wese azamuke mu iterambere, nta n'umwe usigaye inyuma, umuturage wese azamuke atere imbere abeho neza. Abantu badaso narinzi ko ari urwego rushinzwe umutekano mu murenge no mu karere, ariko nago narinzi ko bagira ibikorwa runaka byo gufasha abantu. Ubu nibwo mbibonye, numvaga ko baba mu kazi bisanzwe, ariko nago narinzi ko bakora ibikorwa byiza nk'ibi byo gufasha abantu batishoboye. Nshimiye ubuyobozi bw'urwego rwa Daso mwantekerejeho ukumva ko ngomba kubona inka nanjye nkorora nkabona amata. Iyi nka numva izamfasha muri byinshi, nkabasha kubona amata kuko mfite umuryango, mfite abana bakabasha kwiga, numva bizangeza kure mu iterambere ry'umuryango wanjye. Umuganwa Nyangabo Jean Paul, umuhuzabikorwa wa Daso mu karere ka Gicumbi, aravuga impamvu bagabiye inka uyu mubyeyi. Twafite rero umugenerwabikorwa twahawe na komite zayibuka ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego rw'umurenge, witwa Beatrice. Tumuremera inka nkuru.